nza numva no mufata gutya mu ijosi kumva nakujigiza gutya nawe uzumva nakujigiza ahubwo reka tutagwanira neza nawe mugore wapfakaye ukayitwara neza hari igihe ese ibyo byose uri gukwepa gusa kuvuga ngo uwanya agende aje kuramukanyamo ariko si ubundi uri gukwepa iyo ntirano ndimara imbeho ubupfakazi ahubwo reka nkubwire ikindi uvuga abahungu batarashaka nibaze bashaka abapfakazi tureke guhora tugira izo stress usanga ngo ndi kugwana na mukeba wanje turi gupfuta n'utu kuko we uyashobora kuba mwiza agahura na mukeba wiwe utari mwiza ico gihe muzoryana ahubwo reka dusaba abasore mutarashaka mugende mushaka abantu kubimara oya reka tubasabe simpantegeka kinda basaba mwihangane turabinginze uve muri izo mwagiyemo mushaka abantu bakiri batoya kandi bari mu kwanga abakobwa ngo barabyaye nose tuvuge nk'uko ndi umukobwa ubuzi wenda naragize ushobora no kuba wenda warasutse warakuyemo amata wenda tureke kubyara gusa kuvuga ngo urarira umwana utabyaye nabyo ntibyoroshe kandi tuzakunda umugore ngo wanga umwana none vipi yambu cyane bantu banje nizere ko aho muri meze neza cyane nk'ibisanzwe nzanje kubatwikira icyo nzi cyo murimo mubona ko ibintu bidasanzwe turi kumwe n'abagore beza ibyamamare ibiguruguru uragira isoni nawe muntu wanje aho uri banza witonde kuko ugiye guseka cyane hagiye gushya reka dutangire bivuga nk'ibisanzwe hanyuma dukomeze tuganire karibu bamabuja. Asante sana. Kwa majina naitwa Cynthia Nyamarembo Kibasumba. Abana babiri. Umereza warushore. Niko na watoto wawili na mzee mmoja. I love him so much. Naishi Mugumo. Si hivyo. Amazina yanjye nitwa Diane Kabageni. Ndi umumama ndubatse. Anye tugira mu Gifaransa ko ndeba. Je m'appelle Nyabeza Diana, j'habite Kasalani. J'ai 3 enfants. Kumbe warasomye. Na umutware bamwita gute? Umutware. Merci. Lewan Monsieur. No, hahiye. Ariko nyine ukomerezeho mfite umutware umwe orera kuri cyano bita Ikiguruguru twaje gusurana no kuri Mutomanzo. Abantu ba Mutomanzo ni mutwereka ko mutukunda ntago tuzava hano. Mbere dukubonye ninde wonyanga? Egora. Nzacangiro dufite. Ninde anyanza te kwa. Uwo muntu uri butwanga afite satani kandi twebwe tugira umuti w'ugwango. Muhitamo umuvuro ako kanya none Diane nk'indi mizinga ushobora kuvuga ukavuga ati zingizi ndazihamije indi mizina yego waretse nkazivugira hano zivuge Diane vuga indi mizina wewe wikwigora reka bakomeze bambaze urwa mbere nzi Ikinyamurenge urwa kabiri nzi Igiswahili urwa gatatu nzi Igifaransa nzi n'Icyarabu Niki oya kandeke kumwe cyo mugenzi waratungu ndatunguwe noneho ntacazi niyo mpamvu najya kuganiriza ngaho ramutsa abantu kuri Mutomanza mu Cyarabu wanga shalaba ahala alwamuza amzamanya beza Diana inshallah amza Kasalani maji mazuri inshallah wi samba Wala kutari kuzumba uri kumva ndi kuvuga nk'umusaza inshallah amzala no kuvuga ngo mfite umugabo mfite umutwaro ajawa Kasalani hakose ko tutabizi turahakana none murahakana abantu bazi Cyarabu no bandike muri commentaire yego amzaka no kuvuga mfite umutwaro none wowe uzizinga herata Ikinyamurenge gusa
cyonyine nawe none iwanyu ntabwo igiswahili wize ntacyo uzi nzi igiswahili ikinyamurenge ikinyarwanda ariko nje nta n'imvugo nzi ndi gutya hose ndi gutya aho kwishakira agacyayi mbese sinobura ibiryo sinonanirwa kwishakira ibiryo cyangwa icyayi kandi sinonanirwa no gusuhuza umuntu ngo tuvugane mawiri cyarabu cyose nakivuga ni iyihe ndirimbo ushobora kuba uzi itari muri izo ndimi wavuze indirimbo y'ikindi kirimi ikindi kirimi itari ikinyarwanda itari ikinyamurenge itari igihinde ingara ikizuru kuchi wiyimbaza kuchi wiyimbaza kuchi nanga yandirimba kuchi ndirimbe nyine n'abahinzi none bari ntayuzi nimba uvuga ngo kuchi ndayizi kuchi ya kuchi ni wiyimbaza refure yayigenda gute nzi ko ari kuchi habe n'amakuchi nzi ko ari kuchi na kuchi ningi aho kujya wanyibukije wowe ntayo nzi niki wa umfashije Kuchi yandirimba y'igihinde ni igihinde kuchi wotahe umwana na kuchi kutahe ako bisa nkaho na korari yari yarabananiye kandi ukundi perezida mw'ikorari oya nibyo ni perezida shuwase ni ukuri pe korari ni wiyoboye ariko mw'ikorari ntago habamo indirimbo gusa habamo gupanga amajwi hakabamo gukubita danse hakabamo kubika ifaranga hakabaho umuntu w'iterambere mw'ikorari ugomba gushinzwe iterambere hakabamo n'iki kindi utekereza ko bakwemera muke jewe kwanza ngira gahunda nzi gukubita akadanse noba n'umushungamari w'ikorari bazi kubikije neza bazimbikije yesi wenda ndibaza kubera iki mwise kiguruguru turi ibiguruguru ngira ngo abantu ntibashobora kubyibazaho icyo kibazo turajya gusoza hano kera wumva muri wowe hari ibintu birimo impamvu bano batari ibiguruguru ni ukuvuga ngo twebwe twararebye tubona abantu benshi hariho abantu bafungura cano urabona ngo mwitangiriro ngo haravuga ngo muri Edeni twebwe twabonye tubona ntawo twumva ndibyo ukunda noneho turavuga ngo tuze dutwika twomora dusenya turimba dushwanyaguza murimo munashwanyaguza rero si ibanga si byose murimo mushwanyaguza mwabibonye reka mwabibonye ni ukuvuga ngo umuntu aturebye apana umuntu wese udukubita ijisho gutya n'udukubita ijisho uzi ubanza ureke ikiganiro kirangiye ubone kwibaza ngo bano bantu ngo ni ibiguruguru uzohita wisobanurira nyine bitewe n'uburyo watubonye kuko ni ibintu nyine bisa natwe turi abantu ba motomoto bashwanyaguza neza muri mwembi ninde wahaye undi igitekerezo uyu niwe wazanye igitekerezo cyo gufungura YouTube channel ni ukuvuga ngo we musanzwe yarakunda ibintu bya mutandaho anabikurikirana cyane nk'abantu benshi arabazi ba mutomanzo ba Linda mbese bano bantu babahanzi yarabazi none anzanira igitekerezo ambwiye igitekerezo ngewe wundi ndi umuntu uzi gukora umuntu uriya muntu Rwanda ukora neza iyo byo mbyize ni impano nahawe nka kwa kundi uvuga kuri football bakavuga ngo uyu mwana akaguru ke kazamukiza nanjye uriya rero umuntu sinshobora guhomba mfite umutahe ntaguranwa n'undi muntu uwo ari we wese rero ngejejeho igitekerezo gihurirana n'uko nari nicaranye umutahe ntawe ndi butereze ati wankubitiyemo ubwo nibwo nahise mfata iya mbere ndahaguruka dufungura YouTube channel nuko gahunda yatangiye ariko igitekerezo niwe cyavuyemo izina ninde waritekereje noneho twe nta zina twari dufite ni ukuvuga ngo twarabikundaga ariko tutagira izina tutazi ko byitwa ariko twajyaga tuvuga ko twebwe mbese tuzoza tutameze nk'abandi twabonye twe kandi tuze turi batwebwe ni ukuvuga ngo nibi tuvuga gutya mu buzima busanzwe ni nako turi abantu nyine bameze gutya noneho turavuga twe tuzoza turi batwebwe apana ngo tuziyambika indi sura ngo Cynthia and Diane ngo twama tuza nyine turi abandi bantu batari abo turi twumva tuzoza uko turi ngo dushikega baratubajije si izina niri kumva ko turi ba motomoto ninjye yavuze ngo motomoto uyu wacu ga nawe avuga ngo ikiguruguru abari bari aho nyine bahita bavuga ngo ikiguruguru ni sawa nuko twise channel ariko abantu benshi bazavuga ngo ikiguruguru
ngo kurya nta muriro urimo ngo uza uzaka wakuzima ugahita uzima biterwa na ba nyirawo ubundi ikiguruguru uko kimeze biterwa n'abantu bari kwatsa uwo muriro twebwe duhora twonka ubundi iyo uretse nyine iyo usutsemo ibipapuro ukabibita bizima ariko twebwe duhora twenyegeza ibyo mwenyegeza birahari twobibura gute se ni ukuvuga ngo twe duhora twenyegeza ntabwo bizazima abo rero byazimye kuvuga ngo binjire ntabwo bari bazi ibyo barimo twebwe rero ni ukuvuga ngo ahubwo kizagurumira cyane nicyo kibazo twagize kibafatire namwe izo cyano zikongoke rukuruzi muzaza mwisange mu muriro niko gahunda imeze abantu benshi bakavuga ngo ibi bya cano ngo murakora ngo ejo n'ejo bundi mutangire gushwana ifaranga icyo cyizere mwebwe kiba gihagaze gute twebwe mu busanzwe twebwe tuzashwana ntabwo tugiye kubabesha hano nako turashwana hari n'igihe tuzana kuri kamera twashwanye ni ukuvuga ngo gushwana tuzashwana ariko noneho icyambu twashizeho cyo kwambukiraho ndi kubona ko nta muntu uzagitema tuzaba dushwana andoye wenda nyuma ya kamera cyangwa ibiki ariko nitwinjira mu kintu gishobora kuduhesha amafaranga uri kubona ko tuzabivamo nitunashwana ngo abantu bazagambirira ibyiza ibi bikabatanga imbere ubwo nidushwanaga nyine nuko ariko nkuko twe dutekereza gushwana bababwiye ko tuzadushwana ariko twebwe twihaye gahunda ko tutazabishitsa muri ino business twatangiranye gusa mu rundi ruhande dushobora kuzaguka kuzaguka mwe muri iyi nyuma ya kamera mukibwira ko twashwanye tuzaza tubaha amakuru hari igihe bino bintu turimo dushobora kuzavuga ati noneho ubundi akenshi iyo mukora muri babiri haba harimo uburyo bubiri icya mbere haba harimo gusapotingana mu bijyanye n'amafaranga mu bijyanye n'ibi turi kuvuga byo kuganira mukaganira mwembi noneho hari igihe dushobora kuzagera ku rwego buri muntu akumva yuko ashobora kubaka umushinga wiwe wenyine ibyo rero nabyo bishobora kuzakunda ni nabyo byiza kurushaho ubwo rero ntabwo tuzaba dushwanye tuzoshwana kuko umwe azoza kubitiramo wenda uwundi gutya n'ubundi wenda duhorane nubwo tutohorana kuko twari tumeze ariko gushwana Yesu azobiturinde mu izina rya Yesu tuzotandukane kwa uzusha umuriro tuzotandukane kwa uzusha muri community yacu hari ukuntu kera bavugaga ngo abantu baba kuri YouTube ngo ni birara none nk'abadamu mufite abagabo n'abasobukwe ntabwo icyo kintu mwakikanze kuvuga ati bazovuga ko turi ibirara cyangwa se ndatwana n'ingo zacu sasa nyine twese twakuze ari uko nyine nako ngo twakuze wenda turi kubyumva nyine ko ari uburara ariko twe twabashije kuhagera twabonye atari uburara ikindi novuga ko wenda bituma bavuga ngo abantu ni ibirara nige baba babona wenda mu rugo rwawe bimeze nabi hari ibyo udakora cyangwa abana wenda bandagaye nawe wiri ujya muri ibi wenda bashobora kuba bo kuvugaho gutyo cyangwa nawe ubwo nyine uburi gito ariko mu gihe uri hano making ashoboka iwawe mu rugo wasize ibintu bipanze neza numara uze naho uze gushaka umugati barumva njyewe nta burara burimo nta naho umuntu yohera navuga ngo umuntu nikira uretse ba bantu bagira imyumvire njye ntajya nemera nawe niko byumva icyo avuze nicyo ndunganiraho akenshi ubwoko bwacu reka aribwo tuvuga wenda bano tuvuga ururimi rumwe akenshi utangira umushinga bagutera amabuye bakavuga ati biriya yagiyemo bishobora kudakunda kuko abazi ko hari ababigezemo bakabinanirwamo hari n'ababigezemo babikoresha uburyo budakwiriye noneho iyo utari mu kintu ndaguha nk'urugero hari nk'ukuntu mbere tucyumva abamama bajya gucuruza mu byaro twumvaga ari ikintu kiri big deal udashobora kumva ukavuga ni gute umumama yavana akajya mu cyaro ariko nyuma tumajije kubona ko umuntu avayo nyuma y'icyumweru akaza agakora sitoke yo mu nzu twese twarabigandukiye ni ukuvuga ngo bino bintu bya social media biterwa n'uko uyikoresha uko uyikoresha bishobora gutuma abantu bakwitikira ariko twe tumajije kugerayo tumajije kubona n'umusaruro wabyo sinzi ko hari umuntu wabinkuramo ninde ikindi kandi ikintu wemezanyijeho n'uwanyu kandi ikintu wicaye n'uwanyu mukacemeza mukaba muzi n'umusaruro erega buriya rubanda ruvuga ntabwo ruzi umusaruro uvamo ariko iyo wicaye mu nzu ukavuga ati ku kwezi nahembwe mutwara bakavuga ati okay wahembwe kandi akaba uko tuzi abantu bakora uburara batari muri bino ariko twebwe kuba tubirimo kandi nta burara tugira inama zubaka noneho kandi harimo munabikorera hihisha reka ikindi ngiye navuga ku bamama wenda nibaza umwe w'ikirara ntakumve ko ari abantu bose ikindi kandi n'ababirimo wenda b'ababyeyi ntukite wenda tuvuge ngo twite kuri ibi turimo hano wenda ngo usange mu rugo iwawe ibintu bimeze nabi rero hagarara hose nk'umumama hari ikiganiro kimwe naravuze njeyo dufite ikiganiro n'uyu ngenda cyafite akana gato sinza njyama
ndazuka nka saa 11 saa 10 Mirongo gutya n'igice utunganye. kugira ngo ntunganye bya bintu byo mu rugo sige nyine abana banjye bameze neza n'abatunganyirije ibintu byose nimara nze hano ntahe nta kintu capfuye rero umumama uza hano agasiga ibyiriya bidatunganye uwo baba bafite turamunenga. niwe wica n'amazina y'abandi bigatuma babita amazina atari yo ariko YouTube ni nziza Ariko ni akazi nta- keza ni akazi njye ndi keza. kukita akazi ka leta aka ni akazi ka leta kandi amashuri nize ko ndabona yuko atari amashuri yaragombye guhemberwa ku kwezi ngahemberwa kuri ku konti itariki ku itariki ngo uyu munsi barakereza noneho ikiri kuba akarusho ndi guhembwa mu madolari kabisa shahu we si mu manyakenya ese wa munsi wo n'ifaranga wabaye reka kugarura izo nkuru Eh? ugaruye izo nkuru gute uzi ko namaze umunsi iminsi tubona ifaranga bwa mbere twari twazengereye twarasaze hari terime bazavuga ngo baba bakujagaraje twiriwe twajagaraje Ibibazo. Reka mbabaze rero ikibazo yego mfite amatsiko kizane hano kimaze n'iminsi kivugwa yego Diane aha umugabo wawe akakubwira ati mu muryango dufitemo umupfakazi none ngiye kumucura ibyo nza ngukorera ibyo nzoza mukorera yego wamusubiza ngo iki ni ukuvuga ngo icyo kiganiro maze iminsi ndi kandi kugikora nubesha se simbesha arahari icyo kiganiro majije iminsi ndi kugikora njyewe icyo kintu aba yari umupfakazi wo muri famiye yacu nk'uko bivuze Yego. aho rwose nabimufashamo wamumutereka nabimufashamo rwose nkamuzana gusa ikintu atazakora ntitukabe mu gipangu kimwe aho ho hazacemo urugabane wenda njya numva ngo ariko ikindi kintu cyo kumbwira ngo aramfasha nawe amufashe ntacyo bintwaye njyewe rwose icyo kintu nawe gishigikiye apana gufasha kumushitsa mbese mvuze kumufasha urumva ibyo ari byo byose ga uko murabyumva Yego. ni ukumushitsa nyine akamuzana ubundi buriya iyo umupfakazi atatashe ngo avuge iyo avuze ngo aricaye biba bisobanuye twebwe mu busanzwe tuba twumva igitumye yicaye ni ukubyara muri rwa rugo kandi kubyara muri rwa rugo hategerezwa kubamo kuko n'uwanjye hategerezwa kubyara muri abo niba muhitamo bakavuga ati wowe tubonye ko ushobora gutunga runo rugo kabisa azagenda niko byumva sente iwe yararihakanye hanyuma ndaza no kugaruka kuri urwo rukuta wasabye yego uyu wacu njenza nifuza nko kuja ko mu mutima wiwe ngo ndebe nuko umeze akari ku mutima oya gasesekara hari akaza gasesekara katari ku mutima ni ukuri biragoye njyewe uruhande nari ndimo sinovuga ngo nobuze uwo mugabo kuja gufasha muramu we kandi uretse no kuvuga ngo hari izindi gahunda baba barimo kuba yo kwigisha abana ishuri yo bishurira inzu ni nk'inshingano ze kuko nari muri umunani cyangwa mukuru ariko hajemo izindi za gahunda zo kumucura akabimenyesha akambwira ngo ngiye gucura uno muntu njyewe cyo kwemera wotahaze bituma mburana kandi maze iminsi mpamburana kuko nasaraye yabwira bano bantu bisobanure kubera kitoko njyewe agiye atamenyesheje kaza numva wenda amakuru akanshikaho ngo yaragiye wenda bakoze gahunda simbizi ntacyo byontwa nyine nosa nk'ubyakiriyemo gake ariko iri ryo kunyicaza akambwira ngo ngiye gukora hariya ngo gukora ibi n'ibi n'ibi njensi twokumvikana bivuze ko unamufashe mwaserera cyane apana kukwicaza ukamubona kabiri gatatu asohoka ziriya gahunda nta nuzi ufata undi live urayivuga ucyamenya ariko zigira imbuto none se ni igiti cyera imbuto bibaho bibaho gute ukamufata tuvuga urugero nk'ubu nyine aragusezeye akubwiye ko agiye mu mujyi mu kazi noneho bibaye ngombwa ko ajya kwa mukeba wawe nawe ugiyeyo kumusura bisanzwe usanze abana bagiye ku ishuri bafunze amakara atatu wakwibaza ko bari gusenga imana aho ngaho nawe yoba yakije umuriro wawo umuriro utazuzima ni ukuba icyo kuntu tuzi umugore n'umugabo ni abantu babwizanya ukuri ashobora kujya kwa muramu wanjye akambwira ati shari ngiye ku kazi ariko ndaca kwa muramu wanjye ndeba abana ko babyutse icyo si ikibazo ariko abana bagiye ku ishuri arambwiye ngo agiye ku kazi agiye kwa muramu wiwe namara nkahamusanga aho ngaho ashobora gutinya kukubwira bitewe n'ukuntu azabona yuko utabyumva neza none se tuvugishije ukuri muramu w'umuntu ni famiye yawe ni nk'uko ubu nyine noja kwa murumuna wanjye ntabwo rero umugabo wanjye yozereka kuja kwa muramu we n'ubundi agiye kwa muramu we ntiyakubwira ibyo agiye gukorerayo ico nico nta kibazo ariko apana kuzonyicaza ngo ambwire ngo ngiye kureba rura rugo kandi tuzi mu kinyamurenge kureba urugo rw'umupfakazi ico bivuze rero kunyicaza akansezera ngo ngiye kureba rura rugo nje byoteza umutekano muke muri ino nzu yacu
ntabwo byakunda akaza kerereza nkaba nzi ngo yagiye senti hariya kandi Diane yarakaye ujya hakureba nza numva no mufata gutya mu ijosi umva nakujigiza gutya njyewe uzabumva nakujigiza ahubwo reka tutagwaniriwe abantu tutagwaniriwe abantu oya yatubwiza ukuri nawe mutoma mbwira ngo ubu nyine wicaje umugore wawe mu kinyamurenge tuzi kuja gufata urugo rwa muramu wawe icyo bivuze kuko ubu nyine umugabo wanjye ashobora kwishura inzu nanjye nkabimufasha tukamwishyurira inzu tukishyura abana ishuri ariko iyo bigeze ku rwego rwo kuvuga ngo wenda ngo mfashe inshingano zo kujya kumufasha hari ikindi kintu biba bivuze ariko nawe ako kantu ushizemo ko kurara wawe none siko nyine ni ukuvuga ngo tiyo zayirirwa ngo atahe we waza uvuga ngo azayirirwa atahe kandi uko agufata niko agiye gufata aho ngaho aho bya byose ntiyomfata nk'uko amufata kandi n'uwo mudamu wenda mukeya wanje ntashobora kumva ko yogera ku rwego rwaje kubera iki impamvu mvuga gutyo ni ukuvuga ngo kera ngambo ye yarazamye ni ukuvuga ngo agiye kumusaidiya ariko si ukuvuga ngo agiye kumufasha mu bundi buryo ariko ntabwo agiye kwirubura nawe ntiyo kwirubura ni ukuvuga ngo ikintu ubwo rero ahubwo bivuga ko wari wumvishe ikibazo nacyumvise vuga ngo ahubwo icyo mvuga azayirirwayo atahe areke kuja ku kazi ni ukuvuga ngo tuvuge umutware wawe none se nje azaja ku kazi saa 3 wenda agataha saa 12 cyangwa saa 1 izo saa moyaga arabanza cyo kwa mukeba wawe kuko gari burari wawe saa cyakoze wenda yararayo harimo umwana wagwaye bivuga ko utabyemera nawe yewe nabyemera 100%, ariko nanone hariho kureba urugo kandi buriya rero uko tubitekereza iyo bavuze ngo areberere ruriya rugo ntabwo biba bashatse kuvuga ngo agende we wese ngewe icyo nshatse kuvuga agenda arebere ruriya rugo uburyo azarurebamo simbuzi kuko nako ndabuzi uburyo azaburebamo ariko nanone yibuke ko afite umugore wiwe bisezerano mubazi ni ukuvuga ngo abagabo hano barapagasa urabona ko dutunzwe n'ubuzima bwo gukora umugabo wawe umbwire ngo arakora ryari namara areba ingo zibiri muri uko kureba ingo zibiri uretse muri uko kureba ingo zibiri ni ukuvuga ngo ajagayo cagiye avuye mu kazi kandi akazi ari igihe bakavamo na saa 2 nta kibazo muri uko kandi kagomba kukureba gawe na mukeba wawe ni ukuvuga ngo izo saa 2 abanze gace kwa mukeba wawe njyewe icyo mba mvuga umugabo yobyarira umupfakazi kuko na kera ruguru abantu bajyaga babyarira baramu babo nyine baricaye icyo nge sinjya ngipima gusa nzobaza abantu bakuru kuntu kera bazaga babyarira abapfakazi kuko nta nduru byagiraga wenda kubu nyine rero umupfakazi nyine umugabo wawe yemeye kuja kubyarira umupfakazi nibabikore mu buryo bw'ibanga babikore n'abana bavuke kuko nge kera ntibyari ibanga ahubwo abagore b'icyo gihe bakera bari bazi kwihanga bari bihanga umugabo yajyaga asezera umugabo rero akamubwira ngo ngiye kuzajya mbyara hariya ntabwo yamusezeraga senti n'ubundi na bano ba hano n'ubundi niyo dushingirwa reka tuvugishe ukuri tujye dushira ibintu byose kumugaragara iyo iwanyu bagushingira bakubwira icyo ugiye gukora tubukizi se none ni ukuvuga ngo rero n'ibindi rero ntabwo agomba kukwicaza nico rero none wobwira ngo umugabo wawe wagiye kuko ubu nyine ngiye mu mutwe wanjye nzi ko umugabo wanjye ashobora gufasha nkuko dufite umupfakazi yego ni ukuri sinodya ngo mwime sinobona abana be bava ku ishuri babirukanye ngo tureke kubishura ishuri dufite ubwo bushobozi ni ikintu nzi ntonaburanaho ariko iyo kera hajemo ikintu cyo kunsezera ngo ngiye kureba uriya muryango kandi ikindi ngiye ntekereza none ni iriya gahunda ni ukuvuga ngo rero n'ubundi uko bimeze uwo mupfakazi igihe gitumye yicara iwabo hari n'igihe usanga aribo bakire kurushaho yashatswe ibyo uvuga ngo kurya ibyo uvuga ngo kwambara iwabo bashobora kuba atashagiye iwabo babimukorera kurenza none baba bafite n'umwana cyangwa nawe yifite ifaranga ziwe none se niba afite izo faranga ziwe yarebye ubundi bujya akora ibintu akakuza gutesha abikore gute urakaye ndeka njye mbabwira ukuntu ndakaye uri kumva gupfakara nta muntu ujya ubihitamo pe nanjye ubu nopfaka wenda batashobora kuba bo twumva nabi kuko kuba umuntu yopfa nta muntu ubigiramo uruhare habe nanjye mu gitondo ubona bingezeho rero ni ukuvuga ngo njewe ubu nyine mfakaye je nukwinza numva ntokora ngo nicare ngo nje guteza stress ngo abandi ntago ari stress ni stress gute ni stress gute none se tuvuga urugero sibyo ufite umwana umwe yego uracyari mutoya ntagiye gushaka undi mugabo se nkareka kuguma uwo mwana uzamusiga uwo mwana wemeje gusiga umwana okay ubwo rero Cynthia nimba wumva ko gusiga umwana biragoye none ko byose byakuremereye ni ibintu twokumvikana n'imiryango mukavuga niba bemera ko no mutwara cyangwa se niba nanjye no musiga ni ibintu muganira ngo mu bwoko bwacu tureke kuri none se numwe ni babiri bazabatwara
ushobora kumutwara biterwa n'umuryango ushatse, mu muryango mushatsemo mubanye neza, nawe mugore wapfakaye ukayitwara neza. Hari igihe ese ibyo byose uri gukwepa gusa kuvuga ngo uwanya agende aje kuramukanyamo, ariko si ubundi uri gukwepa iyo ntirano ndimara imbeho oya azihanganira iyo mbeho. oya dia reka njyewe ubwo ndi umupfakazi ibintu zo kuvuga ngo baraguma ngo baze kundeba igihe runaka ntanazi naretse nkazareba tayari iyo wahuye n'ikibazo yewe ko mzumva kera wahuye n'ikibazo cyitwa ubupfakazi. ahubwo reka nkubwire ikindi uvuga abahungu batarashaka nibaze bashaka abapfakazi. tureke guhora tugira izo stress usange ngo ndi kugwana na mukewa wanjye turi gupfa utuntu n'utu kuko we uyu ashobora kuba mwiza agahura na mukeba wiwe utari mwiza, ico gihe muzoryana. ahubwo reka dusaba abasore mutarashaka mugende mushaka abapfakazi. ariko se nta mushaka dushaka kuvuga abana nibo turi impamvu umuntu aza yica. oya gushaka none se muri famille yacu hariho abahungu ushaka abapfakazi bacu kandi umwana akaba ari muri famille n'ubundi kandi nawe ashaka umwana mutoya wiwe bangana. ibyo by'ubwana butoya babende babiveho bagende hari n'abana bari gupfaka bafite imyaka 20 nk'abo ngabo batwigwana niko tayari imyaka 20. none se kuki kenshi usanga wa mwana w'imyaka 20 ashakwa n'umuntu wapfushije umugore? si ibingibi nyine ubwoko bwacu buza bugenda bugafungura. rero si wowe uza kubimaraho. oya reka tubasaba simpantegeka ko ndabasaba mwihangane turabinginze uve muri izo mwagiyemo gushaka abana bakiri batoya kandi bari mu kwanga abakobwa ngo barabyaye. none se tuvuge nk'uko ndi umukobwa ubuzi wenda naragize ushobora no kuba wenda warasutse warakuyemo amata wenda tureke kubyara gusa kuvuga ngo urarira umwana utabyaye nabyo ntibyoroshe kandi tuzakunda umugore ngo wanga umwana wiwe. none se ubundi wamugani njewe nkunda gute utankundiye none kandi uwo mwana si uwo muri uwo muryango. muganda mukore ubutabazi buri ukwinshi. hari abagiye ruguru bahetse imbunda babagwana ko bushigize. nawe nushaka uyu mwana w'umupfakazi watwigwaneho ubwo n'ubundi ese kuri gukunda ngo abana mu yandi mazu batabare uwawe ntatabare kubera kuri kwanga ko umutware wawe aje gutabara muri ubwo jewe uyu mugabo wanje naramubwiye ngo azoguma naje gutabara ntakangisha inama kuko ubu nyine niyo namwe uretse n'ibyo muri uru rugo rundi habe no gutabarira ruguru yongisha inama sinomwemerera. ariko umunsi yovuze ko nyina agapakinga akagenda nubyakira kuko nabandi nyuma yo kubimenya ko atabara muri rya rugo ukora iki? jewe n'ukuri kose kandi muze mureka tuvugisha ukuri. jewe nukwanga umugabo wanje agiye gutabara muri rya rugo zozana amakimbirane mu rugo rwacu kuko yoza atinda gato kama numva ko ari kwa wa mukeba wanje atari naho ari kandi wenda atari naho ari yamvugisha gakeya gutya kama numva niyavuye. ese mukeba wawe ni muri mudi atari muri kumva avuye iri urabafashe wenda ufashe umutware wagiye gutabara muri ya rugo ako kanya ukababona mukeba wawe n'umutware wawe ninde wabanza gutonganya ako kanya mbona mukeba wanje ntacyo twavugana njyewe twavugana n'umugabo wanshatse kuko umugabo nje niwe n'abafitanye ikibazo. rero papa Kayira ahantu uri ntugatabare utangaje takantangariza Cheza kama wewe ugenda ubikore mu ibanga rikomeye. ngewe ari ukugira ngo atabara atambwiye kuko nge ikintu nza numva iki kera ni ikibazo cyatugezeho mu bwoko bwacu kuko wenda n'umutware wanje yongeso ntayo mba muzi mu gihe havutse ikibazo akanyicaza akambwira ati wewe muri famille havutsemo umupfakazi kandi urabona abantu bana wenda n'abamurumuna wanje cyangwa mukuru wanje sinifuza ko barererwa mu wundi muryango. none mu by'ukuri reka turebe bano bana njewe akimbwiye gutyo mba numva uburyo agomba kubarebamo. oya nawe araduha igitekerezo cyiwe ngewe numva uburyo ashaka kubarebamo kandi kubera ko mfite impuhwe ngewe nta nubwo mukwe wanje ariwe nogirira cyane impuhwe mfite impuhwe z'aba bana kandi abana banje baretse ubundi kubyara bakagira gusa bakarera abana no kubishura ishuri iyo mambo yo kubyara atizemo. none se kandi nakubwiye ngo ni wabo bararera nagenda rere nishe ni wabo niba ari nuko kubera iki niba umuntu apfaka yafite abana no kutugiza amaso kandi wowe sasa uri gushaka ngo tubyite ukundi ahubwo ufite ikibazo iwabo barera ndetse iwabo ni nabo bamufitiye impuhwe umwana wabo yarapfaka bo murera kurushaho cyane. none se ubundi uyu mukobwa baramubwiye ngo upakarazi mubyari ntiyoreka kubyara iwe kandi apfakareye ku mwana umwe aricyo cyamwicajije umwana oya nta mupfakazi wo kwicarira ku mwana umwe yicare ku mwana umwe mbakubwira umwe 2 3 4 5 abenshi usanga bafite 2 3 abo 2 sabo barahagisha nta bantu uzi bihanganye kugeza isaba batarabyara abo ni intwari bahabashinga abo ni ngo mukazana we yaba twe tureko uwihanganye tuvuga utarihanganye nagenda ashakwa mu wundi muryango abyara abandi bana nibyanga agume kuri uwo n'Imana yamugeneye tabindi nje nuko duciye uko gusa kuragwanya gusa kuvuga ngo umugabo wa Nasezere dusanzwe dukorogana nta cabaye noneho ngo agiye ngo nzigwa ariko we
musanzwe mupfa amazi ari ku isahani mupfa amazi ari ku isahani noneho ngo nzi ngo shangiye rwose ndidekaraye ntacyo byantwara ntacyo kuri byagutwara kw'Imana ntacyo byantwara njyewe bizokintwara yansezeye ariko numvishe amakuru ngo kandi wanze ko yagusezeye njye sinanze ko yabyegereje umutima ahubwo reka tuvuge ko ari imifaranga njyewe sinanze ahubwo arabirakarira uravana umuhamagara njye sinanze ko byarira muramuka ahubwo nanze rino sezera bazavuga ngo aza kwicana ngo akakubwira nagaza kugira icyo agiye gukora ntukanere stress uri umwana se kukubwira ngo ngiye kuko iyo muri urwo rugo bashaka ifaranga azavuga ati muramu wanje bafite ikibazo ese ubundi akubeshe mukayamuheza ubundi akubesha akavuga ati ngewe nzaza nigisha abana n'ibiki ibyo wonyugwa ese ubundi ararinda mbeshe ariko yanyihoreye nareke kumbesha nareke no kumbwira none se ko twumva yuko ubundi ko twumva ko umunsi uzabimenya yegora umunsi uzabimenya jewe mbimenye kabona abana batangiye kuvuka barasa nabi wawe kandi uwawe ni uza winjiramo nta bandi bazaje ukuntu ngewe ubu nyine umugabo wanjye uko tubanye tukaguma tukabana ya masaha azatahira akaguma akayataha namara nkaza numva ibintu byitokereje ku ruhande ntacyo byanwa kuko ndabizi neza ko abapfakazi bazazarirwa na baramuba ariko ubyumvishe ariko umugabo wenyine sinamubaza noba ndi kwitera oya no dusubire ku cyo Diane yavuze nka cagi ugiye gusura mukeba wawe oya twokorogana kandi wenda yagiye kureba aba bana nk'ukuri kubivuga kandi hari ukumufatirayo none se kuko yagiyeyo hari abana bari aho ngaho n'ibikuko basanga muri salo nanje nta kibazo nobigiramo vuga ngo ari ahantu dusanga abantu ngo aba bantu hari ikintu barimo aho niho ho bikibazo ariko kunga basanga muri salo n'abana no gutyo aho ngaho nta kibazo wowe uri mu nzu mu wawe muri kuganira wenda tuvuge n'umutware wawe abana bazaburira baba bateza oya nshaka kubanga abana bari muri vacances wenda bari naho kuri balcony bari aho nyine aho nabo bari mu nzu yabatumye kugura sweet oya yo kwa mabona ngo nanjye namaze bageze nonazi reka tuve kuri iyo topic wenda abantu mudukurikiranye muduhe comment ku byo Diane avuze n'ibyo Cynthia yavuze kuko turi kubona bamwe hano baridi ariko Dia ibaze oya mutoma avugisha ukuri ese ubundi wowe ushigikiye iki wowe ushigikiye iki kwanza je nshigikiye Diane uwo kwa musezera umugore wawe ukavuga ati ntago ujye umusezera ngo umubwire sinamusezera ariko kabiri gatatu hari icabona hari icakenga oya kandi ikindi twiyemeje kubwizanya ukuri ntago ashobora kuzajya mbesha ngo kugira ngo ankwepe ashobora kumbwira ngiye kwa muke wawe ngiye kureba abana ba mukuru wanjye cyangwa ba murumuna wanjye ambwiye gutyo abambwije ukuri noneho kuki uri gushaka ngo azaza jewe cyo sinacanze ahubwo none akikubwiye ngo agiyeyo utekereza ikitari nukuvuga ngo ubu nyine Diane yavuze ngo aza guseza ngo cyangwa na famille ikavuga ngo umugabo wanjye ngo bamushinze ruriya rugo muri kwa kumushingaga harimo za nshingano zose jewe nico ndakeneye naho ibyo yo kuvuga ngo agiyeyo kuko n'ubundi sinomuca kwa mwene nyina kuko nubwo mwene nyina atakiriho bafite abana babo n'ibisino hamuca rero icyo cyo kubica icyo yanze n'umugore noneho muri icyo yanze n'ukubimenya kubicaza ngo kwirengagiza razi muzabimenya yego kubimenya no bimenya ariko bitamuvuye wenyine ngo anyibwire ngo ngiye gukora inshingano zose ariko bamushinze ubundi bashinga umugabo wanje ntabavukanye biba afite babonye ari umugabo wanje batoye ariko babonye ubutwari babonye ubutwari we none babona muke wapfaka ugahita widekarara ko waba ari ikigwari bababwira ati wanjye ntashoboye cyambere n'inama wenda uyizamwe ahubwo ntiyegora oya cyakoze tureke wenda nka brage nubwo haba harimo nk'inyigisho ariko hari ukuntu umuntu w'umugabo akora ibintu mu buryo bwiwe kandi ntibiteze induru habe n'uyu mugabo wanjye afite uburyo yajyamo ariko akamenya ko runo rugo rwanjye agomba kurutunza uko rwari rumeze mbese ibintu yamenyereje nkaguma nkabibona ku gihe yamaraga wa mwanya muto yakinyabya akagira ibyo atunganya na hariya hirya ariko akagurukira umutima oya nibwo wagwara umutima nyamara nibyo byakubwira ko Imana nibyo biri ndi kukubwira kandi mvugishije ukuri yoza natinda bukeya ukaje kurebera kwa muke wawe gute se ubwo ko njye nanago ahubwo yabagiye no kunyica njye nahita napfa watubabariye ukabimubwira nk'umufana tukareba ko ngo yahita napfa yoja kubaka ugwa hariya uruno rwiwe rugasenyuka kuzaza atindukana gutangira kwa muke wawe hariya hari wawe bigasenyuka pe
njyewe ntakamenye rero reka nkubwire ukuntu abatware bameze ushobora kuzana ikiburi akemera agasenyugwa akajya kubaka urwa mukeba kuko buriya yaba umupapa w'umusomali abatware bose uko bateye banga ikiburi buriya iyo wavuze reka nkubaze Mutoma sindiyo twese tuzi uburyo ushobora kuganiriza umugabo wawe siko none niba njyewe sheri wawe nkubwiye ati sheri sinshaka bino nanjye ngeze kuki wowe utokumva ubusabe bwanjye ngo nyine ubigenze nk'uko kwanjye kugira ngo wirinde ibintu udashaka kuvuga ngo umugabo ari ukuntu abantu bafashe abagabo kahari nk'abantu kwa kundi bavuga ngo abana niba bafata mu kwaha ni kamagi ningira gucya arameneka ningira gucya aragenda ningira gucya ese kuki bumva ko abagore twebwe tutogenda kuki bumva ngo uwo mugabo none se aho none niho rugiye kuzingira aho none niho ruzingira umugore agende none se kuki bumva bazama bavuga ngo umugabo ngo n'umwana wundi ngo abagabo ngo gucana inyuma ngo ni ibintu bihora bisanzwe kuki se umugore wiwe iwe atogenda ukuntu bazavuga yagenda bazavuga ngo urufunguzo rufungura ingufuri nyinshi ni master key ariko ingufuri ifungurwa na buri rufunguzo iyo niyo gukaburira ubwo uwo ni umugore niwe ufungurwa n'imfunguzo nyinshi reka mbabwize ukuri gusa umugabo wanjye ntiyo bikwana umwana mwiza njyewe sinkundira ijambo bazabavuga ngo umugore navuga kandi we ndi kuvuga ukuri ngo umugabo ngo yobonaga ko ari ikiburi ngo akagenda nje kwa saizi numureka akagenda amaherezo njese akagenda burundu yeshe uko abishaka akazagenda akagaruka yegora karabimenyeshereza iki kuki se yumva ko njye nababaye ntahahare n'iyanga mugayo ntakeneye uzumve uwo mugabo wanje ntarimo gusa ntimugafata abagabo ngo muborohereze ngo mwumve ko abagore ari bo abantu bagomba guhura n'ibibazo nibo bagomba kwakira ibintu bikomakomeye sentu uzana ushobora kubabara nigiye waba umuzi y'izo ngeso ariko mu gihe havutse ikibazo kuko nyumvisha ngo mbyumve munabirekera aho ngaho umugabo kuvuga ngo ikiburi cyanjye ngo kiramujanye azogende nanjye nzosiga nshaka iyonje bazasa nk'abagore twebwe tutagira iyo twoje ese murahagira nyine murahagira uko utagufite ahonja kuko urabona hari uwagushaka n'abana mwabagore mwe bo kuri Manza mureke mbabwira ntihakagira umugore bakandamiza ngo umugabo uzusanga ngo agufitiyeho abagore babiri batatu ngo numara ngo kuko ngo abagabo ngo abagore ngo ntawe mbese ngo kumva ngo umugabo ngo yagiye ngo ni ibisanzwe ngo numara ngo ugumupfire mu mutima ngo umugabo kugenda cyansenyera urugo none kuba intwari n'ugukandamiza twariwe gutabara kuko n'ubundi hariho ubutabazi butandukanye nimba wumva ko umutware wanje yitanze akaja kumena amaraso kuki wowe wasigaye hano udashobora kumurerera abana ni ukubishurira ishuri no kubaha ibyo barya noneho nyina we agende si wo muri urwo rugo ntabwo ari ukujya gupangana nyina gurira nyina igitenge umugurira amavuta nibaye ibyo rero nimba ari ibyo ubwira wowe ahubwo umva nkubwire mbigufashe none wowe bigukorera byose akareka indi gahunda jewe ubu nyine mfakaye tubyishire uko n'abandi bazisanzeho njyewe mfakaye ntabwo natera stress baramubanye ahubwo njyewe nashaka nka boyfriend twaba tumarizana ibyo wari usigaje n'ibyo kwa ngo ndirwa njye ngo muri baramubanye ngo stress ngo ibiki biri none si yo boyfriend no kuri abana banje uwo boyfriend just iyo boyfriend noneho ntinakunda nabo bana oya imana iyo boyfriend se nabanyisha ndi gifuza cyo kujya kuri boyfriend idafite ikima uzabanza upime nimba akunda abana kuba nkunda byonyine kandi yansanze ndi mu rugo nyine ndi umugore wiyubashye nyine kuko ngo ategerezwa gukunda abo bana baramubawe babikwangiyemo kuko icyo gani gikorwa Jesse ndaza kubagisha inama ngo ufite boyfriend niba bimenye none wicaye wicajwe niki nicaye jewe ubu nyine mfakaye mfite abana babiri nkuko mbitekereza ariko Imana ibindi nzara abana benshi nkuko mbitekereza ngiye nahita ndekera abo bana sinazongera kubyara cha senti impamvu turi kuvuga bino ni ibintu bitaratugera buriya ariko ubu biteraranduka rero mu by'ukuri ibi turi kuvuga muri commentaire muzotubwira uko mubyumva gusa kimwe cyo gihari ese ntabiha inama gutya ngo nuko bitaturiho ntabuzi sumwe se batatu bihanganye kugeza isaha noneho twebwe niba bake nukuvuga ngo nanje noba muri abo bihanganye kuko nkujira njewe niko nkubwira kandi unzi se nza kubagana oya si cyo cyate kuvuga nukuvuga ngo njewe mbaye nzi ko sinanabitinye kubivuga hano mbaye nzi ko ngiye no kubagana n'urugero nobwira umuryango ati njewe abana banyu naba tabana
hanyuma ikiganiro mambo kizaze yangu pati ni mambo tuba yangu. tubwiye ko bavuze Niba dukomereze. nshaka umuntu aho ku ruhande nizanjye kandi nanjye nzi ko ndi umubyeyi mfite uburyo ngomba kubikoramo neza bisukuye bisa neza nta makerere mu miryango bisukuye bisa neza nta bintu byo guteza kerere ariko nyasukuwe none nyasukuwe ariko ino pane ariko ngo bisa nkaho birangiye Diane nawe atangiye kubabara njyewe karantera n'umujinya tangiye rero utangiye urantera kubabara umujinya ukunda ayigira ariko mbwira ngo njenza mbona iwacu azayifanya ati gute mbwira ngo umugabo aragusezeye ngo agiye ku wundi mugore ese wenda uzufuhira umugabo wawe ndanamukunda ndetse None. wenda wowe ukunda uwawe None. ariko njyewe wibigeranya awe n'uwanjye. kuvuga ngo nzamenye amakuru nyuma y'ibyabaye kuko akimbwiye ngo agiye kwishurira abana ishuri cyane cyane ntabari n'abana bagiye kwishurira Reka kuko nkubwire nyina Diane. nawe akubiye muri abo bana Cyane. sinzi ko azajya umugabo agera mu wawe nzu yari yasohora ifaranga mu nzu atakubwiye ngo iki faranga wenda birashoboka muziranyeho njyewe iwanjye birashoboka kaba nyine arizo mutaziranyeho cyangwa iziwe ariko iyo ari ifaranga z'umuryango aza kuvuga ati sheri kwa mukuru hari na mukuru ukiriho none azajya kwishura abana abwira umugore ngo banze ugende oya reka nkubwire ashobora ndamukuru w'ikuriho ashobora kukubwira ati sheri kwa mukuru wanjye wenda ntibimeze neza reka twishure kwa mukuru wanjye abandi ishuri reka mbahaya nawe reka tubahaye ayohereze kuri iyo telefone ni kawaii ntajyayo. yaje nje nigeze mbabwira ko nanze ko ajayo je sinanze ko ajayo ese ko wabaye nk'umwana wahiye mu kwaha icyo wanze ni iki wanze iki mbese jewe icyo nanze ni ukumbwira ngo bagiye gukorera gahunda zose ngo bagiye ngo ibyo gufasha ndiho bivuga ese wowe ibyo ninde uzi ubivuga kuki waba ushaka ese kutuvuga kuza wivamo njye sindi kwivamo mwavuze yuko wewe ubwakora navuga ngo kwishura ishuri ngo niyo gahunda yose none njyewe ndi kuvuga yuko Mwirima adashobora ariko kutuvuga nyine n'ubu ishuri. nyine hari abo yo kwishurira ishuri kandi iyo gahunda itarimo reka dusimbuka ako kantu tuzakizwe na comment cyangwa se guys mutubwire ubutaha tuzagaruke tukomerezeho mubaze n'ibibazo Yego. tuzaza dusubiza Sawa. hanyuma reka nkubaze Cynthia wemera divorce wibuke kuri perezida wa korali ndayemera na pasiteri aho kugira ashobora ngo abantu kurakina bazicane bagwane bafatane mu majosi batandukana utandukana niki cyatuma ukora divorce mu rugo rwawe njyewe nza mbona runo rugo narujemo sinzaruvamo bibaye ngombwa niki cyatuma ariko uruvamo ikintu cyomvana muri uru rugo ni ikintu nyine habe n'iki twavuze cyo kuvuga ngo cyo agiye gutizanya gutizanya yamara nkamufata bwa mbere tukicara ubwo hari uko yonsobanura wenda nkamubabarira ubwa kabiri nkamubabarira ubwa gatatu nkabona wa muntu yanze kuva ku izima ntabwo njye twagumana divorce ntabwo twaguma ikintu cyo guhora mbabaza nkananirwa no kucakira ngahora mbabaye ngo icyo nkavuga ngo kintu ko mbaye mwana umva kitagoye umuntu atonanirwa kucyakira ariko we ariko ikintu cyawe ku iwanyu urya neza ukaza iki kintu banza Cynthia none yego mana yawe reka mbabwize ukuri ushobora no kubira tugahita ubyuka urwana n'umuntu ahubwo se urabona atari budukubite narababwiye ngo muzamupfa uzuza n'isahani utayihanaguye neza twa tuzi turiho umugabo mukabipfa karara atari ariko noneho ngo haje ngo gute we mana uzaturiye aho wakubita ukica sinogwana uzinga utwanguye twicara kwa twawe uzuri tukaganira ibivuye muri icyo kiganiro nicyo Ni wowe koko. ubimenye. gusa njyewe sinobaho mbabaye ngo ngire ikintu ku mutima njyewe kuko iyo mfite akantu ku mutima n'uyu mushuti wanjye arabizi ni ukuvuga ngo iyo mfite akabazo k'umuntu nza ngenda akagura umuntu kamwe ati yewe hano ga uti twameranye neza tukabiganiraho bikarangira tugakomeza nyine gahunda zacu rero kuri uwo mugabo sinzi ko nazogira ikintu ku mutima ngahwera mba naraje gukora ikizi ngo nceceke gusa nzohwera imyaka yanjye mukeba wanje murebe urujisho cyangwa numve nomutera umuriro ahubwo njyewe nihanganiye uno mugabo mukeba wanje nomwica ni ukuri twogirana kandi mvugishije ukuri nihanganiye nkabanguye umugabo reka mwihanganiye nta kundi nogira ni ukuvuga ngo ya makosa y'umugabo wanjye ni ukugenda akayarunda kuri mukeba wanjye niwe sasa twosigara duhanganye kandi uwo muhangano nje sinowumuhangana nawe witangira gutya kagenda ku mahoro ubundi aho wajya ntoyabona gute ubu kuri ngo abantu badafite batandukanye n'abagabo nta mahoro bafite bagira igihe cyo kubabara ariko kubabara ubu nyine hari kera Diane we divorce urayemera njye divorce ndayemera ariko uruhande rumwe ariko ntayo nemera gusa ndayemera siko mbuza mfata njye divorce ndayemera ariko bitewe n'impamvu runaka yego njye ikintu nzamona cyatuma nkora divorce mu buzima ibi Cynthia yari kuvuga ngo nafashe umugabo wanjye ntacyo bintwaye nta nicyo byambwira
ikintu njya mbona cyantandukanye n'uwo twashakanye ni igihe adakunda umuryango wanjye icyo kintu rwose nahita umuryango wawe abana cyangwa aho uvuka aho mvuka abana bategerezwa kubakunda kuko ni amaraso yiwe ariko mu gihe numva wenda mu rugo habaye ikirori runaka cyangwa ibikakambwira ntabwo mba nshaka kumva stories iwanyu ubwo rugo sinaruraramo icyo gusa icyo cyonyine nawe kugukubita kunkubitaho ndagira ngo nawe iwe yonkubita gute hoga noneho ga mba ariko naratashe ukuri kw'Imana sinzi cyakoze ni kuwaca byumva kandi buri wese agomba kugira amahitamo yiwe ariko sinzi ko umugabo yo kwama gukora iratabiya mbaya ku mugaragaro ukamuvuga ngo ntaco bigutwaye ntabwo mvuga ngo ntacyo bintwaye abantu Ndakubabaza muzumve ariko neza uzihangane. birambabaje ariko n'ubundi hari ibiza bimbabaza mu rugo umubabaro uratandukanye ese wowe kuki uri kubyegereza umutima Umubabaro. wawe wabyimbye wazanye ibiheri niko ushaka gute niki kubera icyo kintu karavuga ko icyo kintu kindavuga ko sense uzi ko ikintu kiremereye gishobora kuba mu rugo Kindavuga rwawe ko- kikagusenyera gishobora kubakira urugo rwanjye wakubakirwa n'undi mugore uri iruhande rwawe aba- icyo kintu cyo none nta bantu tuzi bagira abagore 1 2 3 4 5 kandi babanye neza sindababona nje kandi bariho nyine ubu bariho ariko sindababona kandi nabwo abo bantu nokifuza kureba nko mu mitima yabo bituje Kare barabanza bituje baratuza bakabyakira nyine kandi abo nabo si umugabo wawe Yegora. uwanjye wowe twamushize ku ruhande ntari hanyuma wenda kugira tugane mu musozo Yego. akandi kabazo onapo murayemera kuko hari abantu bavuga ati tubyare twororoke abandi bakavuga ati razi mubyare abo ushoboye kurera ku giti cyanyu mubifata gute ku giti cyanjye numva nta bushoboye kurera kuko hariho abantu bagira umwana umwe ariko yananiwe kumurera hariho n'abantu bagira abana benshi babishoboye njye ku giti cyanjye onapo ndumva nta kintwaye nako njye ku giti cyanjye numva igomba kubaho yego kubera ko ubundi bwo tunatekereje tukavuga ngo biterwa namwe raporo n'abana mwihaye hari n'abantu bajya bashingirwa bakavuga ngo tubasabiye ngo muzabyare hungu na koga aho rero abantu gahunda yabo ntabwo ari ukubyara hariho abantu bashaka no bumva ko batagomba no kubyara yego rero twebwe tukajyaho ngo nkwifurije kubyara hungu na koga aho rero wa muntu ntashaka kubyara hungu na koga abandi ngo nkwifurije kubyara abana benshi we ku giti cye yapanze abana 3 rero nimba narihaye intego n'umutware wanjye wenda twaba tuzabyara abana 7 babana 7 tubagejeje kandi ngikomeje kubyara tugomba gutegerezwa gukoresha ubwenge bushobora gutuma abo bana duhagararira kuri abo njye ku giti cyanjye numva ubona ko igomba kumera neza papa Ibrahim avuga no kwica urubyaro noneho kwica njye ndi kubona kwica gutandukanye ntekereza ko kwica ari nka kwa kundi wakwamaze ugashinja umuntu wakava nk'amaraso ariko buriya kwica nyine mu buryo utabibonyemo simbizi nje numva atari nko kwica kandi urabivugaho iki se ndayemera noneho ucishije bugufi ndayemera abantu batatera amabuye ni ukuri biragoye pe kuvuga ngo wamuga umubyare umugabo wawe ndahetse igikapu aho amazu n'ibiki byose nk'umara wamuga umubyare abana benshi n'amashuri uvuga ngo nawe ubwawe wenda wikura bagwa tuvuge nk'umuntu bagwa nashaka tuvuga ubyara neza byonyine abana bitewe n'ikintu kiri mu mufuka njye mba numva aho bagutekereza ariko ngiye ku muntu ufite ubushobozi agomba njye kubyara mba numva yabyara pe ko nta muntu turabona widekaraye ngo njyewe nabonye ubushobozi ntabwo nzongera gukora mbese bya niba ubizi neza ko ufite ifaranga nyine hari abantu isi yahiriye bafite ifaranga bafite aho bayakura rero muri icyo gihe ufite ubushobozi bwo kwigisha umwana wawe nyine no kurya n'iki n'imodoka ibatwara ku ishuri icyo gihe niba ufite ubushobozi ko mbona abakire benshi aribo batabyara ahubwo abakire nibo batinya ubuzima ahubwo kandi banayafite ifaranga bizaba ari ibitekerezo bikeya by'abakene ibitekerezo bike njyewe mfite ifaranga nobyara noneho ko papa Ibrahim avuga no kwica wowe nawe byumva nko kwica ese numva ko neza ntari igihe mudatwita vuba vuba kandi utagira umwanda pe ariko gavuga cyagiye ndimo bamwishe waze kwica no kunywa kanini nese ko mba nkanyweye ntawe mpanumva mu nda mba nishimye umuzuye ukanywereye iki nimba ntacyo wawe ni ukwipanga ni kutaripanga mu bundi buryo wenda nese ubayeho utaza ubuzima bwanjye bwose ni ubwo kwipanga ubuzima bwanjye je mbayeho mu buryo bwo kwipanga rero tugomba gupangira bimwe kwipanga mu bindi bintu ubona ishikara ngo ndeke kwipanga ntizokunda ni ukwipanga reka mbashimire ku mwanya wanyu mwakoze cyane kwemera kuza kuri channel yacu cyonse cy'abantu banjye
barishimye kandi reka mbasabe bave hano bahite bihuta kuri Kiguruguru. yego Ese nta show iba ngo Kiguruguru show? Kiguruguru TV. Kiguruguru TV. Mwirukanke mugereyo, nzi neza yuko muri bwishima, abantu mukunda kuvibinga, abantu mukunda kwisekera. Hanyuma rero ibiganiro byacu nakagaruka. yego Turabakunda cyane. Subscribe, share, like na comment nizo nkunga tubasabye. Ahandi ciao ciao. bye bye